Mbanje kubaramutsa mwese abakunzi badukurikira kuri channel ibyahishwe TV. Nkuko bisanzwe ngewe uri kuri kamera muri kubona nitwa Komisiyoneri Watch muri filime twakinye yakunzwe na benshi. Uyu munsi rero kuri kamera ntago ndi jyenyine, muraza kumbonana n'abatumirwa bagiye batandukanye, nabo nabakinyi ba filime. Reka rero mbahe akanya hanyuma babibwire, kandi ndatekereza ko muraza kunyurwa n'ikiganiro cyiza dufitanye kuri uyu munsi. Murakoze. Amazina yanjye ku izina nsanganywe nitwa Musengimana Violette. Muri filime ibyahishwe TV nitwa Simvugirwamo Anastasia. Murakoze. Iwe mugore Epifaniya, ku mazina y'umukinnyi wa filime nitwa Nyiramafaranga. Nitwa Ndagijimana Venuste, nkaba umukino wa filime nyina nitwa Kwihangana. Nkuko mubyumvise rero abatumirwa bamaze kutwibwira, ntekereje ko muhise mugira amatsiko y'aba bantu turi kumwe n'ibyo bagiye kudusangiza muri iki kiganiro. Ikiganiro cy'uyu munsi rero kikaba gifite insanganyamatsiko yo ivuga ku bijyanye n'uburenganzira bw'umwana w'umukobwa. Ubwo rero niyo topic turiho. Ese umwana w'umukobwa n'umwana w'umuhungu ubundi bafatwaga gute kera, cyangwa se ubu bwo bafatwa gute? Muhawe rero ikaze, ntimujye kure, mukomeze mukande subscribe, like ndetse na comment kugira ngo mukomeze muryoherwe n'ibiganiro bica kuri channel y'ibyahishwe TV. Hanyuma rero reka dutangirire kuri Kwihangana. Kwihangana iryo zina ni ryiza cyane, ariko se nkawe Kwihangana, iyo wumvise havugwa mu bivugwa ngo uburenganzira bw'umwana w'umukobwa cyangwa se uburenganzira bw'abari n'abategarugori, ubundi bishatse kuvuga iki? Murakoze. Nkuko kw'iryo jambo uvuze rigendanye n'icyo bita uburenganzira bw'umwana w'umukobwa cyangwa se umudamu, kugira ngo tubashe nk'ababikomantaho kandi n'abaduteze amatwi babashe kubyumva, uburenganzira ni iki? Kubona uburenganzira ni iki? Ese kubuhabwa bwo ni iki? Ndagira ngo nifashishe iki kiganiro kugira ngo kibashe kugenda neza. Ndagira ngo uyu mutumirwa mugenzi wanjye abashe kudusomera amagambo ari mu kubara ibice 36 ahere ku murongo wa 2. Bati Uwiteka yategetse databuja kugabanisha igihugu ubufindo, agiha Abisiraheli ho gakondo, kandi databuja yategetswe Uwiteka guha abakobwa ba Serofehati mwene wacu gakondo ye, kandi n'abarongorwa n'umuntu wese wo mu yindi miryango y'Abisiraheli gakondo yabo izakurwa kuri gakondo ya basogokuruza, yongerwe kuri gakondo y'umuryango bazashakamo, nuko izabikuwe ku mugabane wa gakondo yacu. Kane haravuga ngo kandi umwaka w'imbabazi na yubire wa yubire. Ushaka wabushoreje aho ngaho. Icyari kigamije kugira ngo iri jambo turisanishe n'ikiganiro tugiye kugira, kugira ngo bigende neza, ngiye kubisobanura mu buryo busobanutse kandi abaduteze amatwi babasha gusobanukirwa. Ese wakwibaza uti ni gute batubwiye ngo ku kigendanye n'uburenganzira bw'umwana, ariko bakaba badusomera amagambo ari mu Bibiliya avuga ngo gakondo? Ijambo gakondo turarisanisha gute n'uburenganzira? Hagati aho ngaho rero, abaduteze amatwi, abatwumva, abatureba, ndagira ngo iki kintu gisobanure mu kinyarwanda cyumvikana. Hambere umwana w'umukobwa cyangwa se ababyeyi batubanjirije babayeho ahantu batahaga agaciro umwana w'umukobwa. Wasangaga ababyeyi baha agaciro umwana w'umuhungu, ari no hahandi umwana w'umuhungu babaga bose bagize amahirwe yo kwitsindira, ariko ugasanga umwana w'umukobwa avukije amahirwe kubera ko ari umukobwa.
ugasanga kenshi baragaruka ku mikoro, ugasanga niba hari inka bavuga ati rero iriya nka reka tuyigurishe uyu mwana w'umuhungu aba ari ujya mu ishuri, uriya mukobwa ntacyo azamara. Nongere mbisanishe, abantu muri hano mwese murakuze muranasobanutse n'abandi baduteze amatwi, ariko ntabwo byari bikwiriye ko ibyo bintu bikorwa gute. None ukanasanga hari n'aho abana bavuka ari nka 5 harimo umwana w'umuhungu, ariko ugasanga ba bakobwa bose baragiye barashatse, ariko muri kwa gushaka imitungo yose ikazazungurwa n'akakana k'agahungu kavukana n'abana 5 b'abakobwa. Ushatse kuvuga ko nari nkubajije ngo iyo wumvishije ngo uburenganzira bwo kubuzwa uburenganzira, ni gute data atubyara? Urugero, aba badamu 3 mvukana nabo ndi musaza wabo, ariko imitungo y'iwacu nubwo iwacu bapfa bagashira, ninjye wazunguraga iyo mitungo. Cyangwa se niba muvukana murenza abahungu bawe baragabanaga, none ahubwo bakazasiga niba ari 8 iwabo arawubona, niba ari ukuzungura ari usigaye iwabo ni uzungura ko n'umwana nk'abandi, niba ari ukwiga umwana ariga atitaye ko ari umuhungu cyangwa ari umukobwa, nawe ariga. Wenda utararengaho nyine icyo ngewe nashatse kuvuga, urumva ko ubu ngubu tuvugana nibwo ubusambo butangiye kuza ubwo ngubwo rero, kuko urumva n'ubundi yajyaga iwabo w'umuhungu agasanga yahawe 8, n'umukobwa mushiki wawe nawe akazajyayo nawe agasanga nawe yahawe 8. None se impamvu yo guhabwa 8 bose ubundi urumva ari ngombwa? Ntabwo ari uko bimeze, kuko ubu hariho uburinganire, uburinganire cyangwa se ubwuzuzanye bungana kuri buri mwana uwo ari we wese, yaba umukobwa cyangwa umuhungu. Nibyo, kubera ko niba nagwaye urugero ngovuga ngo umwana w'umukobwa yitwaga indushyi, ni gute umuntu yitwa indushyi ari mu mitungo y'iwabo? Muri yanzu gusa akabona ku nzu gusa, ariko atazabona ku butaka buri hanze. None se wowe ubundi nibyo nakoje mbabwira, hari uburenganzira, umuntu yarazamuwe w'umukobwa nyine ahabwa uburenganzira, ariko nibyo nabasobonaga mbabwira, none se kuki haboneka uruhande ruvuga ngo umwana nyafurika ngo w'umukobwa ngo umunsi ngo mukuru w'abari n'abategarugori? None se kuki nta munsi w'abana b'abahungu n'abagabo ugarukwaho? Twasanze ubwo burenganzira n'ubundi ubivuze neza ngo umunsi w'umwana w'umunyafurika, icyo kirasubiza cya kibazo cy'abacakara bazaga gukurwa muri Afurika bajyanwa mu bihugu by'Uburayi, mu bihugu by'Uburayi. Urimo urabyumva? Kuko niba tubona ko habayeho abakoloni bagatwara abantu b'abacakara babajyana mu bihugu byo hanze, urumva baratwaraga abakecuru se? Batwaraga abana bato, ajya gukoresha iwabo buretwe, bakajya kubarerera iwabo abana bagakura bakorera abo abaje bakajya kubagurisha hanze. Noneho rero tugaruka ku mwana w'umukobwa mu muryango. Umwana rero umwana w'umukobwa mu muryango turaje dusanze ntago yahabwaga 8. Noneho wowe winjiye no muri Bibiliya udusomera ko byemejwe bigaragajwe yuko muri Isiraheli naho ibyo bintu byahabaga. Urakoze cyane, urakoze cyane. Yagabanaga havuka, twabonye Bibiliya ijambo ry'Imana bose akagira rero tubwiye ngo umwana w'umukobwa gakondo yiwabo narongorwa mu wundi muryango, gakondo ye iwabo nayijyane he iwabo. Mu magambo make uyu munsi wa none gakondo ni umugabane, urimo urabyumva? Ni umugabane. Niba umwana w'umukobwa umunsi wa none yarawo 8, niba agiye gushaka, urimo urabyumva, wa mutungo yaba yarawubaruye yaba atarawubarura azagenda awubaruze, azawufata awubaru, niba atarawubaruje
azawubaruza 5% N'undi undi 50%. na wa mutungo wa mukobwa asanze kwa wa muhungu urimo urabyumva ubwo bivuze ngo hari uruhare umuhungu wabo bamuhaye hari n'uruhare wabo w'umukobwa babahaye babihurize hamwe. aha noneho rero tugaruka Yego. bivuye rero noneho mu migabane noneho tugeze mu burenganzira busanzwe mu buzima busanzwe ese ko tubona ko ngo hariho itegeko ngo ryagenda iryo tegeko ryagenda mwebwe muryumva mute nk'iyo mubyumvishe nk'abaturage nk'abamama nk'abantu b'abapapa mwebwe mwumva iyo genda igamije iki ese hari icyo yafashije abantu hari icyo yongereye mu buzima tubayeho ni mudusangize kuri ayo makuru genda ubundi ni iki ubundi genda rero uko tubona genda ni uburenganzira bungana kuri buri mwana uwo ari we wese yaba umukobwa cyangwa umuhungu. Ubundi ubuyobozi wenda mu buyobozi wenda niho twigiye kubibona no kubimenya ihabagaho kuyobora ngo uhagarariye wenda urugero umudugudu ni umugabo ukurikiyeho ni umugabo hano iwacu mu nzego z'ibanze ugasanga iyo sheni ibaye y'abagabo gusa urumva ariko jenda rero ni habaye kuvangamo na wa mugore habaho kuvangamo cya gitsina gore kugira ngo umugabo natange iyo nama nanjye mugore ntange iyanjye nama ariko noneho kandi kuko twasanze ibi bitekerezo hagataho rero ni ukungikanya ibitekerezo icyo bita jenda ni iki jenda ni ukuringaniza bishatse kuvuga ngo rero mu bashakanye umugabo niwe wumvaga ko ikintu cyose mu rugo ruzafata icyemezo jenda rero icyo yaze ni ukuvuga ngo ibitekerezo by'umugore hariya ko hari ikibanza mada kiriya kibanza tukigurishije amafaranga yavamo nta kuntu twayasanisa inzu urimo urabyumva urumva ko inzu nyifiteho uburenganzira n'umudamu ayifiteho uburenganzira ikibanza gifiteho uburenganzira n'umudamu agifiteho uburenganzira none se ni gute ndafata umwanzuro we cya kibanza nkagitirwa nk'aho ari icupa nkakigurisha umugore atabizi aho rero ndashaka ko tuhagenda none se ntiwumva ko icyo kintu ahubwo kuba buri muntu agifiteho uburenganzira ahubwo biri buze kudindiza iterambere kubera ko aba bantu se nibaza kuba bo tumvikana kandi wenda iyi nzu yagombaga kugurishwa hakagira ibintu bivukamo uyu mudamu naza kubangamira umugabo ntagurishe cyangwa se uyu mugabo naza kubangamira umudamu ntibagurishe uraza kumva nta bintu biri bupokerera hagati aho ngaho ibintu byose habaye uburinganire kuzuzanya urimo urabyumva kuzuzanya ni iki turicara ku meza yego mujyane no madamu ubona dufite ibibanza bitatu kandi inzu turimo irashaje urimo urabyumva ese madamu dufashe ikibanza kimwe tukagishyira ku isoko tukagigurisha ntabwo iyi nzu twayisana ahubwo tukanagura n'ahandi n'utundi dukoresho mu rugo dukeneye tukatugura iryo si ry'iterambere inzu yacu turaba tuyisobanuye yewe tunanikenura mu bundi buryo bushoboka n'andi mafaranga tuyagure n'ahandi bivuze ngo turagarura ikibanza gisimbure cya kindi kandi n'ibikorwa byateye imbere bishatse kuvuga iki rero icyo gitekerezo ariko byaranusha ashaka kuhita mbyemera ako kanya asanganije ako kanya ngo turagurisha ikibanza ariko atari ikintu twabanje kugwanaho mbere ahubwo ari uko abakomisiyoneri bamugiye mu matwi bati tugurisha aha ngaha ntabwo njye nabyemera bishatse kuvuga ngo niko kwakujya inama turi iwacu mu mbere turi mu mbere niko kwakujya inama urimo urabyumva nabuze icupa urimo urabyumva nkeneye amafaranga nzana abakiriya biture mu rugo ntabwo wahita uzana ikintu ako kanya biture mu rugo ngo madamu ikibanza ndakigurishije ntabwo biba ahubwo icyo gihe uzaba usenya urugo noneho rero ako ngako kari kamwe noneho se kuki ubu se ntibigaragara ko ahubwo aricyo gihe noneho tugeze mu gihe cy'abakorone twumva noneho b'abazungu bya nyabyo kuko urumva kera hariho ukitwa umuco yuko umwana w'umukobwa agomba wari umuco wo kuba wari umuco wo kuba umwana w'umuhungu yarabwaga agaciro mushiki we akamwubaha nka musaza we uri aho ngaho
urumva akamwubaha akamwumvira ariko ubu ngubu iyo genda n'ubwo burenganzira byakuyeho ibyo mbese urabona abasaza ba kera bari babayeho bafite ibikingi yagabiraga uwo ashaka yaba amuhaye icupa basangiye icupa urumva ko ahubwo ibyari uburenganzira ahubwo habayeho kubuzwa uburenganzira buriya ahantu uburenganzira bwabonekeye kera habagaho gusesagura waba ugiye uti ndakugabiye ukavanamo inka y'ijigija nziza ikamwa urayitanze mu kabari umugabo mwasangiye mwagwije urugwiro sibyo ariko uyitanze nta kintu wigeze mujya inama aho nawe ndi mufatanyije kuyorora wajyara yahirira wajyara yuhira urumva ariko ntuhaye uburenga ariko icyo gihe habagaho kwitura none banza unyumve bano mbere yo kugaba mbere yo kwiturwa sibyo banza uvuge ngo ari kuri muntu urugero uvuge ngo mbega ko komisiyoneri oje batuwe ko ariko witwa komisiyoneri oje ni inshuti y'umuryango ariko si wazamugabira bishoboka ko niba mwatwana bivuganyeho tukabivugana uwababiri turi iwacu mu rugo kubw'ubucuti dufitanye na komisiyoneri oje nimba mugeze n'ahandi musangirira muri abagabo uzavuga ati ariko shaka komisiyoneri oje ndakugabiye ku izina ry'Imana ngwaye bitewe n'uko ikiganiro cyavuye mu mbere noneho rero ibyo bintu aho haziye ubwo burenganzira ibyo ntabwo dukunze kubyumva hirya no hino ibyo bintu byaraciye agata rero hariya habagamo gusesagura urimo urabyumva habagamo gusesagura abantu ntibabyumvikanyeho uragiye ugiye mu kabari umuntu aguhaye icupa uranyoye urasinze urarangije ufashe wa mutungo dufatanije ufashe utangiye iyo rwose uravuze uti ngewe wenda urugero kiriya kibanza ndakiguhaye so twarabana ni ubutaka dufatanije ni umutungo w'urugo ese yakimuhaga kubw'impamvu yiyi ushobora kugiha umwana urumva ukagira umwana wakwihangana bitewe n'imibanire kwihangana mwagira yaba rwose mugiye kwihangana atagihari ariko kuvutisha isoko twarabaye ureba akarengane ngwaye ikibanza hari ureba kukimuha akarengane ureba hano kabaga kari umugabo yagiye mu kabari baramuguriye inzoga arasinze mu rugo nta kintu yasizeyo urimo urabyumva yataye umugore n'abana urimo urabyumva araje ngo madamu uzi ko ngo hahantu nahahaye runaka ntabwo yahamoye ko amukunze ahubwo yamusindisha yamuyobeje ubwo ni urukundo yamusindishije ariko nanone uzanyemo ibintu byo gusoma byanditswe ariko ibi bintu koko ntibyaba ari amarangamutima y'abantu banditse ibi bintu bagashaka kugaragaza ko ubu burenganzira bwaje buvuga ko umukobwa akwiye guhabwa uburenganzira bungana n'ubw'umuhungu ari ukwenturoja ubwonko bw'abantu kugira ngo babumvishe ko ngo ibintu bata umuco ntabwo ari byo kubera ko ijambo ry'Imana abantu bizera twemera ko iba ari ibyahumetswe n'umwuka w'Imana ariko ni kubemera ntabwo iba ari ibitekerezo abantu bose ntabwo ari ko bayoborwa hari abafite imana zabo gakondo yabo ya kera ijambo ry'Imana ntabwo ari ibitekerezo abantu bahimbye ngo bashyiremo hano muri iki gitabo none se kera iyo baterekeraga imana zabo hakabaho kubandwa hakabaho guterekera imana mbese z'abantu ba kera za Ryangombe we nk'umuntu mukuru urabizi urumva bemeraga ko izo mana ibyo bazisabye zishobora kubahereza ibyo bagize gute bashaka ndetse n'umwana bakagenda bakamumurikira iyo mana ikavuga ati uyu mwana umugisha azakure ameze neza ibyo bintu bakabyizera kandi byarakoraga cyane kandi binagaragara ko na kera na Yesu ataraza ku isi habagaho gusenga izo mana kandi bigakora none ibyo bintu ko byakoraga kandi uwo muco kandi ko wari uganje aka kanya ahubwo urumva atari ibintu bigenda bigaragara hagati aho rero abaho amavugurura ariko ashingiye ku nda hagati waba waba winjiye mu kintu kigendanye n'ukwizera ariko ubu turi kuri sije ivuga ngo uburenganzira umwana n'umugore n'umukobwa n'umuryango bivuze ngo rero twaba dutandukiriye ikiganiro bivuze ngo rero niba umwana w'umukobwa ahubwo uyu munsi none twareba ngo
ese ubwo uburenganzira ubu tugezemo bumariye iki umwana w'umukobwa hari ese ikindi bumariye iki ubu nibwo amashimwe twe byatubanye meza yego wabyumvise ahubwo niturebe ngo ese bwa burenganzira umwana w'umukobwa cyangwa w'umudamu yahawe uyu munsi wa none bumariye iki isi tugezemo bumariye iki igihugu turimo bimariye iki sosiyete turimo katwinjire muri icyo ubu ngubu rero ikintu bitumariye ni uko ngubu ntabwo umugore ngewe ntabwo ubu ngubu nashatse visa nashatse pasiporo kujya hanze sinayibura nagenda hanze nkajya gushorayo imari nkajya gushakayo umutungo nkahindukira nkagaruka ntaho nahezwa kugera hanyuma rero nta kiganiro kitagira aho cyerekeza kandi nta baganira ibitagera ku musozo bivuze ngo dusoza kuri iki kiganiro kuri izi mpaka twajyaga twumvisemo ko umwana w'umukobwa icyerekezo cyo guhabwa uburenganzira bishatse kugaragaza ko umwana wese ari nk'undi ubwo nicyo twemeranyije cyane rwose hanyuma ikigendanye na jenda wabikomojeho uvuga ko mu bijyanye n'ubuyobozi ntayobora ariko ubu turababona ba gitifu abameya ba guverineri abantu ba minisitiri abashoramari mu nganda abasirikare mu nzego z'umutekano hose barayoboye bishatse kuvuga ko kandi barashoboye nicyo byari bigamije nicyo ariko se kuko ibyo bintu nta ruhande na rumwe dushobora kuba tubona ko byaba byarabangamiye ese ubu umwana w'umuhungu we bimeze gute umugabo n'umugore kuri iki gihe bimeze gute murabibona mute ubundi ahantu hashobora kuvukamo amakimbirane niyo umugabo avuze ati we mugore ntacyo ugira ibingibi ni ibyanjye nta kintu wazanye ibingibi ni byo wasanga aho ngaho niho amakimbirane ashobora guturuka ariko ubundi iyo umugabo ahaye uburenganzira wa mugore we akabona yuko bya bintu ari ibyabo bombi aba ari amahoro gusa ubwo bishatse kuvuga ko hamwe mu hantu turi kugenda habona havuka amakimbirane ku bintu bijyanye nk'ibyo ahubwo ubwo ni ba bagabo basa nkaho bagifite ya myumvire ya kera bakumva ko ibintu bashaka kubitwara muri bwa buryo bwa kera noneho rero hagati aha ngaho tujya ku musozo ahubwo umusaruro ngiye kubagaragariza umusaruro wavuye muri bwa bwuzuzanye bw'umugore n'umugabo muri bwa burenganzira umwana w'umukobwa yahawe umusaruro n'uyu ni ukuvuga ngo niba koko narahawe ububasha n'uburenganzira iwacu nuko bwa butaka bwanjye nahaweyo nzabujyana ku mugabo wanjye duhuze urimo urabyumva nitumara guhuza n'ejo abana badukomotseho ntabwo bazabinabwa urimo urabyumva ntabwo bazabinabwa ngo bavuge ngo navutse ahantu nta mitungo ariko nanone ntabwo bivuze ngo ese ubwo nanone tugiye ku mitungo tuvuga ngo umwana uvuka ahantu iwabo badafite imitungo w'ijambo afite aho yashatse ariko afite uburenganzira n'aho ari nubwo turimo dusoza ariko hari akantu mutarimo gushyiramo neza ngo nkumve neza nibyo uburenganzira bw'umwana w'umukobwa bwari bukenewe rwose buri muntu wese arabyumva ariko se ko bwabonetse aka kanya buri gukoreshwa neza ese nta ruhande mubona ko rurimo rurabangamirwa muri ubu burenganzira gutya muri sosiyete nyarwanda wenda twivugira iwacu wenda iby'ahandi tujye tubiretse ko ntabwo tuzi iby'amahanga ariko se twe mu Rwanda ntabwo ubwo burenganzira nta nubwo bukoreshwa nabi we nkawe nk'umuntu mukuru nka Anastasia muri make rero uko turimo tubibona uburenganzira bw'umwana w'umukobwa yahawe hari aho tubona koko bubangamye bushobora kuba bwabangama tuvuge wenda urugero turimo tubona turebye mu bibera hanze muri ubu burenganzira uko bukoreshwa hari abadamu bamwe bumvise ubwo burenganzira babwumva uko bitari muri make babyumva nabi bumva kuko kuva bahawe uburenganzira bahawe uburenganzira bubahesha kwitwara uko bishakiye mbese muri make ubwo burenganzira bumva bushobora kuba burenze ahubwo ubw'abagabo ahubwo bakaba aribo bagiye hejuru bahawe uburenganzira bubahesha
gukora ibyo bumva bishakiye aha tuvuga wenda nk'urugero urugero rufatika umuntu w'umudamu ugasanga kubera ko muri iki gihe turi mu gihe cy'iterambere abadamu bateye imbere cyane cyane koko nibyo bamenye no gushakisha abadamu basigaye bagira amafaranga menshi aha byo murayafite murayafite rwose amafaranga menshi umugore akumva ati ngewe nanjye ubu ngubu ndashoboye icupa naryigurira nibyo ari akajya mu kabari koko ariko banze nyumve uko ngewe umugabo wanjye agira inyota nanjye uri ko iyo nyota nyigira sibyo nibyo koko regigire icupa nta cyatuma ntaryigurira nanjye ngomba kuryigurira nanjye nkarinywa ntarimusabye ntamuteze ibiganza inyota nanjye igashira ariko ntabwo biguhesha uburenganzira ngo nuko icupa waryigurira ryo kujya mu cyane cyane abagore ni ba mutima b'urugo sibyo akenshi cyane ako kantu ni twebwe tuba turi kumwe n'abana tubatoza umuco umugabo agomba kwitoza bya bindi kuko mu gihe ntahari babana zabareba niyo hahandi urebwa burenganzira babana zabareba bubaye ikibazo uretse tubanze twumve Anastasia iyo nagiye gushakisha uretse gatoya Anastasia aragira ati umugore nubwo hariho uburenganzira ati umugore umumama uhekeye u Rwanda rw'ejo ntabwo kugaragaza aha naho wamwumva none se bigaragara yuko njya umusinzaba nahagurukiye urugo oya umusinzaba nahagurukiye urugo nagiye guhaha wa mugabo nawe azavuga ngo umugore yagiye ari ugomba kumenya iby'urugo agomba kumenya abana nanjye reka nse ngende icyo gihe azabaho muri ubwo burenganzira buretse gatoya aho ngaho buretse gatoya noneho rero none se wowe uzahagurukira urugo hanyuma bivuze ko umugabo ari uzasigara arera abana mu rugo hari ubushomeri bujya bubaho njyewe ashobora kuba afite ikiraka aka kanya ariko umugabo akaba ari umushomeri sibyo ariko mu gihe ari umushomeri njyewe afite akazi adafite akazi ngo nanjye mbe gafite tugende umukozi asigare mu bana ntabwo twashaka umukozi dusesagura we yagamye mu rugo na ya modoka ntiyagashatse umukozi wo kuyoza yakabikoze amafaranga tukabaye umukozi akagira ikindi kintu akora muri rwa rugo aho rero muri urwo rugo agataho ngaho kwihangana ubundi mwarimo muvuga ngo ibintu by'icupa ni iki ariko se ubundi umugabo we afite uburenganzira yemererwa kwiyandarika nta mugabo kirazira bishatse kuvuga ngo rero ntabwo bivuze ngo niba ngewe ndi umugabo ninjya mu kabari ntanywa agasinda ngo ubwo ngubwo nditwa umugabo ntabwo nitwa umugabo ariko nta n'umugabo usinda byumva umugabo aranezerwa nta mugabo usinda noneho rero umugabo aba yanezerwa uko wabyita kose ibyo uko wabyita kose ikintu wakora munega amatwi kugira ngo n'iki kiganiro cyumvikane n'abakireba n'abazacyumva bazavuge ngo ariko se bari abantu ibyo bari bashatse bari bagamije niki aha ndashaka kugaragaza ngo uyu munsi wa none umugabo wa none ubundi icy'ingenzi si uko ubundi gikuru muri byose ibyo nakora byose neganya ko bigomba kugira ingaruka nziza muri sosiyete nyarwanda cyangwa se sosiyete iyo ari yo yose naba mbayemo umwana unkomokaho akavuga ati data ibyo akora bimuhesha agaciro n'ishema wa mwana akagenda avuga ati koko data ni inyangamugayo ni imfura ni yiyandaritse uko yagendaga bivuze ngo n'umudamu rero uko ibyo ngibyo umugabo aharanira ko bitakagombye kuba umugayo ku muryango umukomotso ni nako n'umugore bimeze bishatse kuvuga ngo rero kuba umugore yajya mu kabari akigurira icupa nta kirazira irimo nta kosa yakoze ahubwo ikosa ahantu riri ni kwa kuba umugore yakuma ngo ngiye nahawe ijambo agiye mu kabari arasinze arayemo uburenganzira bwe ngo n'abagabo barara mu kabari nyine tujye mu burenganzira noneho tuve ku burenganzira noneho tugende ku kantu k'umuco rega ubu nubwo umudamu ari umudamu n'umugabo akaba ari umugabo ariko hari akantu kariho k'itandukaniro mu bintu bigaragara nibyo nasobanuye niba umudamu ari nyampinga niba umukobwa ari nyampinga w'urugo n'umudamu akaba ari umutima w'urugo
ngewe munyumve ibyo bintu nubwo hajeho uburenganzira hari ikintu cyabaho cyabisimbura banza unyumve uzi yuko hariho akuru bajyaga banga akanyoni katagurutse ntabwo kamenya iyo bweze ariko ngewe iyo nabaye imbata y'urugo nkaba ntajya nsohoka ngo ndebe niba bwabuje ubusaza bugakomeza bukabundi ariko iyo nasohotse nkagenda nkumva umuntu uhari akavuga ati ngewe iyi saha iyo nabyutse mu gitondo iyo nabyutse mu gitondo nkagenda nkabasha gushora amafaranga 5,000 bigera saa 10 nungutse ibindi 2 urumva ahubwo hagati aho nitumenye ngo se ese wa mugore ibyo yagiyemo umusaruro wenda yavanyemo bifitiye sosiyete nyarwanda inyungu yavanyemo iri cupa bifitiye umuryango we inyungu ki ngewe ndabana inama icyo twakagombye kureba aha ngaha rero munkurikire tugane ku musozo hanyuma abagabo niba muzasangira iyo nzoga ubwo buzabona Anastasia nkurikira ducutsa ino deba niho navugaga ese koko birakwiye ko mu muco wabona umudamu ahagaze hejuru y'umugabo arimo amubwira ati nkawe ububwira iki hano ati ni iki uvuga hano ibiriya bintu ukuntu tugenda tubibona ukabona nyine ukabona umudamu wenda umugabo muciye mukara aramubwira ati wagiye mu rugo tukareba ibyo mu rugo ati we wagiyeyo ati ubundi nkawe umbaze iki ibyo bintu byagakwiye umugore we yakamenya yuko banza unyumve waya umugore we yakamenya yuko nubwo yanyoye iryo cupa inyota irangiye yagatashya akabungabunga iby'urugo akamenya ngo abana baraye bariye akamenya ngo abana baraye boze ese akamenya ngo amatungo yose yatashye ubwo bivuze ko bano tubona rero babikora baba bataye umuco noneho bakarengera bakajya hejuru ya bwa burenganzira twavugaga ntabwo ari uguta umuco ahubwo ni ya myumvire mibi yo kumva ngo ubwo uburinganire bwabayeho ngewe n'umugabo twaringariye ariko bitazabuza umugore kwitwa umugore ngo akurikirane inshingano ze bitabuje umugabo kuba azitwa umugabo agakurikirana inshingano z'urugo bose nibarebe ngo niki gifitiye inyungu umuryango inyungu zabo zombi zifitiye umumaro natanze igero ndavuga ngo ese umuryango ikibanza nitucyumvikanaho tukakigurisha sibyo tukakigurisha twabyumvikanyeho ntabwo bizavuga ngo ni igitekerezo cyawe ni igitekerezo cyanjye ariko tugihurije hamwe tugikuyemo kimwe icyo dukuyemo icyo gitekerezo dukuyemo umusaruro gifitiye umuryango niwo na sosiyete izaha agaciro siko bimeze ariko ninkora ikintu ku giti cyanjye niho hantu hazavamo icyo bita amakimbirane kandi y'umugore n'umugabo agira ingaruka ku bana kandi noneho bigatuma iterambere ry'urugo ridindira ariko iyo abantu bahuje ntuzasanga bazamutse bagize iterambere ubundi icyo bita uburingane ntabwo bivuze ngo kuringanira umugore azaringana n'umugabo urimo urabyumva byanga bikunze hari inshingano umugore ahabwa urimo urabyumva ahabwa urimo urabyumva ariko ni ukuvuga ngo hari n'inshingano urimo urabyumva niyo mpamvu umugore ari umufasha sibyo none se waba urimo ukorana wenda mbigaruye mu rwego rw'akazi uri umufundi ngende umuyede urimo urabyumva ushinzwe kumbwira ngo hari ibyo nkeneye kugira ngo ubashe gusohoza akazi kawe ka gifundi sibyo ariko se nujya gutyo ugahera ku giko ukavuga ngo runaka sindi umubwira icyo nkeneye icyo cyubakwa kizubakwa ntabwo kizubakwa rero ni ukuvuga ngo umuyede namenye inshingano ye n'umufundi amenye inshingano ye urimo urabyumva nitugaruka mu kubaka ingo rero n'umugabo mu rugo namenye inshingano ze n'umugore amenye inshingano ze ariko bahurize hamwe habeho guhuriza hamwe abashe kubiganira ikintu cyica rero ingo mw'iyi minsi ya none ni ukuticara ku meza ngo bamenye ngo urugo rwabo bafite ibibazo bimeze uko babiganireho barabikemura bate urimo urabyumva ariko umwe namenya priorite undi akamenya iye bagahuriza hamwe bakicara ikintu cyica ingo mu iyi minsi ya none ni ukuticara ngo baganire icyo cyumvikanye hanyuma icyumvikanye ni uko iyo habaye ubwuzuzanye n'ubwumvikane
amahoro araganza mu muryango iwacu. Bishatse kuvuga ko hirya no hino aho biri kugaragara ko abantu bari gukoresha ubwuzuzanye nabi, nababyumvise nabi, ngira ngo niko nabyumvise, kandi ntibyagakwiye. Nk'abakunzi bacu rero basanzwe, murakoze rero abakunzi mwari mudukurikiye kuri channel yacu Yahishwe TV. Turasoje ikiganiro twari dufite. Abatumirwa rero ndabasezereye, murabona ko byari byiza, ni ibintu nakagaruka. Anastasia wakoze kwitabira, nakoze nawe wakoze kwitabira. Hajya amazina Nyiramafaranga wakoze kwitabira, kwihangana wakoze. Rero bakunzi bacu murakoze, Imana ibaha umugisha. Mwibuke gukanda subscribe, like